twongeye kubasuhuza tunabaha ikaze bakunzi ba Staro Technology. Aka kanya rero mugiye kugezwaho inzira esheshatu ushobora kwifashisha winstalla CCTV camera zikoroheye. Inzira esheshatu zikoroheye ushobora kwifashisha ukinstalla CCTV camera haba iwawe mu rugo, aho ukorera ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Mukaba mugiye kugezwaho nanjye Robert nk'uko bisanzwe. Kora subscribe rero niba utarabikora, ujye ukomeza gukurikirana posti zacu uko bwije n'uko bukeye, tudahwema kubagezaho udukoryo ndetse n'udushya dutandukanye mu ikoranabuhanga. Kwinstalla CCTV camera urebye usanga ari ibintu bihenze cyangwa se binagoye, ariko ntugire ikibazo. Kurikiza zino nzira esheshatu tugiye kukwereka, ubundi nawe ubwawe ubashe kubyikorera utagombye gushaka umuntu ubigukorera, cyangwa se n'ubigukorera abigukorere nawe uzi ibyo arimo arakora ibyo ari byo. Ku bantu rero batabashije gusobanukirwa, CCTV camera ni amakamera akenshi dusanga ku mihanda, ariyo akunze kuba amanitswe ahantu runaka cyangwa se mu rugo rw'umuntu, cyangwa se ahantu hakorerwa ibikorwa runaka haba hakenewe umutekano. Izo akaba arizo zitwa CCTV camera. Mu magambo make rero, CCTV camera bikaba bisobanuye Closed Circuit Television. Akaba ari kamera zifashishwa mu gufata amashusho, zikaba zabasha kuyabika ku gikoresho cyabugenewe aricyo cyitwa DVR cyangwa se NVR. Aha rero ukaba wabasha no kubona amavideo kuri screen wateganyije. Mu gutangira rero turabereka bimwe mu bikoresho ushobora kwifashisha mu gihe urimo gukora installation y'ama CCTV camera. Mu bikoresho rero uzifashisha, aha turaza gusangamo DVR ariyo Digital Video Recorder. Akaba ari igikoresho kibika amafoto aho ndetse n'amavideo n'amajwi byafashwe n'amakamera. Tukaza kuhasanga NVR ariyo Network Video Recorder. Turasanga amacameras, ushobora no gukenera ama UPS, Uninterruptible Power Supply, nk'igikoresho kizagufasha kugira ngo system yawe ikomeze ikore, kuko kibika umuriro, hanyuma umuriro wagenda system ikaba yakomeza gukora ikoresha umuriro wabitswe na UPS. Uzakenera kandi digital multimeter, igikoresho kizagufasha gupima volt, current, resistor ndetse n'ibindi bitandukanye. Ukenere cable tester, akazagufasha gupima umugozi cyangwa se insinga uzakoresha ndetse na connection yazo. Uzakenera monitor yo ku displayinga cyangwa kugaragaza ibyo kamera zirimo gufata. Uzakenera amakamera birumvikana ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye uzagenda ukenera, byose ugomba kuba ufite kugira ngo ubashe gukora installation yawe neza. Tukaba rero tugiye gukomeza n'igice cy'ingenzi, aricyo za nzira esheshatu ushobora kwifashisha ukinstalla CCTV camera zawe bikoroheye. Ikintu cya mbere rero ni uguplaninga cyangwa se kureba neza, ukabanza ukiga neza ibyo ugiye gukora mbere yuko winstalla CCTV camera. Banza ubyigeho neza, kuko iki nicyo gice cy'ingenzi mu kwinstalla CCTV camera, kuko bizagufasha kumaintaininga icyo bita focus yaho kamera izafata ndetse na coverage, ndetse kandi bizagufasha kuba wakoresha insinga nkeya, bitewe nuko ibintu wapimye neza uzaba ubona aho kamera zose ziri bujye, aho buri kintu cyose kiri bujye, ku buryo bitazakugora. Urebe ibikoresho uri bukoreshe, ubishyire hamwe, umenye kamera uri bwinstall izo arizo. Hari ama cameras navuga ko ubwoko bubiri bw'ingenzi, aribwo indoors camera ndetse na outdoor camera.
hakaba n'ubundi bwa hybrid bushobora gukorwa hose. Ubwo indoor CCTV camera akaba ari kamera zishobora kwesitarwa imbere mu nyubako. Outdoor rero CCTV camera akaba ari izesitarwa inyuma y'inyubako, aho zishobora ziba zifite imbaraga yo guhangana n'ibiri mu kirere ku buryo ikirere kitazangiza. Hybrid rero akaba ari zishobora kwesitarwa ahantu aho ariho hose, haba mo imbere mu nzu ndetse no hanze yayo ku buryo nta kibazo byatera. Ugomba kumenya rero aho ugiye kwesitara, ukamenya n'izo kamera uri bwensitare izo arizo, niba ari mu nzu cyangwa se niba ari hanze ukabimenya, ukamenya niba power socket cyangwa se aho uzacomeka systeme yawe ari hafi aho ukahashaka. Ubwo ni aho uzakura umuriro birumvikana. Kuri kamera uzashyira hanze, kandi nanone ugomba kureba ahantu koko ubona uzayishyira ukabasha gufata igice kinini cy'ibyo ushaka gufata, cyangwa se cy'ahantu ushaka kuzajya ucunga. Kuzo mu nzu ukareba inguni cyangwa se ahantu ubona koko kamera yawe izabasha gufata ibintu, cyangwa se izabasha gufata igice kinini cyo mu nyubako. Ibyo rero birangiye, turakomeza n'igice cya kabiri, cyangwa se ikintu cya kabiri ugomba gukora mu kwensitara CCTV camera. Nyuma rero yo gushyira ibintu byose ku murongo, manika kamera aho wabonye zigomba kujya. Nk'uko mugenda mubibona kuri iyi shusho iri hano kuri screen zanyu, mu kumanika kamera, fata kamera uyimanike ahantu wabonye mu gice cya mbere, aho wabonye uzayishyira bikaba bimeze neza. Hacukure imyenge uzashyiramo amavisi, numara kuhacukura shyiramo kamera mount, cyangwa se kiriya gice cya kamera kiyifatisha ku rukuta cyangwa se ahantu uri buyifatishe. Numara kuyishyiramo ufunge amaburo, uyifunge neza ku buryo wumva bikomeye. Nurangiza ushyiremo kamera. Ibi numara kubikora, connecta umugozi w'umuriro kuri kamera, nk'uko muri kubibona kuri iyi foto igaragara hano. Igice gikurikiyeho rero cya gatatu ni icyo gushyira ahabugenewe DVR, aho wateguye uri bushyire DVR. Nibuke ko DVR ari cyo twise Digital Video Recorder, akaba ari igice kigenewe kubika amafoto, amajwi ndetse n'amashusho kamera zafashe. Muri make nicyo gice cya systeme kiba gifitemo hard disk ibika ibyafashwe na systeme yose. Iyi DVR rero nk'uko ari igice cy'ingenzi cya systeme, ugomba kuyishyira ahantu ubona ko hatari mu bibazo cyane, ndetse ukanayishyira mu kantu byibura kabasha gufungika, kugira ngo wizere ko amakuru kamera zawe ziri gufata ntawe ushobora kuyiba. Ikintu cya kane rero, tugeze ku migozi cyangwa cables ziri bukoreshwe mu kwinstalla CCTV camera. Tunganya neza aho imigozi yawe iri bunyure. Ushobora gukoresha cable trunk cyangwa se utundi dukoresho twagenewe gutwara insinga n'imigozi, kugira ngo birinde insinga zawe kuba zakwangirika bitewe n'ibintu bigiye bitandukanye. Ibi bituma urusinga rwawe uba wizeye umutekano warwo, ko nta kintu gishobora gupfa kurwangiza uko kiboneye. Aka gakoresho rero kamanika aho ugomba kukamanika, unyuzemo imigozi nk'uko uri buyicishemo, ubundi wongera ugafunga.
intambwe rero dukurikijeho ni uguhuza ya migozi cyangwa se insinga zigize sisiteme yose. Nk'uko twabivuze haruguru, sisiteme ahanini igizwe n'amakamera, ikaba igizwe na DVR, power supply cyangwa se ukaba wakoresheje UPS ndetse na monitor. Ibi rero byose bigomba kuba bigiye bihuye kugira ngo sisiteme ibe yuzuye ndetse iri hamwe. Huza umugozi cyangwa se urusinga rwa kamera n'urwa DVR, ufate kamera uyicomeke ku muriro aho igomba gucomekwa. Ibi bikorwa mbere y'uko ubishyira ku muriro cyangwa se ubicomeka aho umuriro uri buturuke. DVR nayo icomeke ku muriro ndetse DVR wongere uyihuze na monitor. Monitor nayo igomba kuba ifite aho ikura umuriro, nayo uyihacomeke. Ahanini uzasanga DVR ndetse na kamera bihuzwa n'umugozi bita BNC port, bihurira kuri BNC port, akaba ari agace gahuza umugozi uva kuri kamera ndetse na DVR. Iyi BNC port ushobora kuzayibona ariko umugozi uri bucomeke ugasanga nta ma connector afite. Ibi uzitonde ubaze neza, usobanuza umuntu ubizi, kuko ntago bipfa guhuzwa uko wiboneye uwo mugozi na connector yawo. Binumara kubikora uzajya ku gice cya nyuma gisoza iyi systeme, ari cyo gucana systeme wamaze kwinstall. Ibi uzatangira ucana amakamera, nubirangiza ucane display cyangwa se monitor uri bubonereho amashusho, ndetse na DVR nayo yicane. Ibi nubirangiza kora setup ya DVR ukurikije uko user manual cyangwa se kari agatabo waguranye na systeme kabikwereka. Jya kuri buri gapariti kagaragaza amashusho kamera iri gufata, wemeze neza ko buri kamera irimo gukora neza ukurikije umubare w'amakamera winstaye, ndetse urebe niba aho washakaga ko zifata ariho zifashe. Niba amashusho washakaga ko ziri bufate aho hantu hose ariho ziri kugenda zifata. Aha rero akaba ariho dusoreje iki kiganiro cy'uyu munsi. Tukaba dusoje tubashimira mwese twabanye, tubasaba gukora subscribe niba utari wabikora, ndetse tukaba tudahagaritse gukomeza kubagezaho udushya ndetse n'utuntu tugiye dutandukanye mu ikoranabuhanga. Mwari muri kumwe nanjye Robert, naho ubutaha turebera hamwe n'ibindi byinshi bitandukanye kuri CCTV camera.